ese koko Yesu Kristo yagiye mu Buhinde? Imyaka bavuga yabuze, iriya myaka 18 yabuze yari he? Bivugwa ko yari mu Buhinde. Reka turebe ko byagenze. Ese ndamutse nkubwiye ko imyaka yose bavuga Kristo yabuze, ahubwo ntago yabuze, ahubwo nkubwiye ko batatwigisha iyo myaka. Bibiliya kuva kuri Kristo afite imyaka 12 kugeza kuri 30 ni bucece, nta kintu batubwira, nta mateka, nta hantu yarari, nta batanga buhamya ibyabona. Kuki byagizwe ubwiro? Tukajya tukumva yongeye kuboneka afite imyaka 30. Ese ibyo yigishije byose yabikuye he? Ikibazo twagombye kwibaza, Kristo yagiye he muri iyo myaka 18? Yakoraga iki? Kuki ibi bintu bifite akamaro? Kuki tugomba kubimenya? Kristo ntago yabaye muri Isiraheli gusa kugira ngo abe ari haguma honyine, ahubwo yagiye no hanze ya Isiraheli. Ukuri rero kukaba gukomeye abantu badashaka kuvuga kubera gusigasira iyoza bwonko ryakorewe umuntu. Ese nini ufitemo inyungu? Ni amadini, inzego z'ubuyobozi, ninde bifitiye akamaro? Twebwe rero uyu munsi nk'abantu biyemeje gushaka ukuri, nukomeza gucukumbura tukareba iyo myaka 18 Kristo yari he. Ntago hano twibasira amadini cyangwa twibasira ibindi bintu byose, ahubwo iyo ushaka ukuri, ubushaka kumenya no kumva kugira wumva ko ibintu byagenze. Reka turebe rero. Kristo yakuze mu inyurabwenge, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bifata igihe, bifata n'abigisha. Hari ushobora kuvuga ati Kristo ariga? Yarize. Nkuko Bibiliya bitubwira muri Luka 2:52. Kristo yakuze mu inyurabwenge kandi n'ubwiza bw'Uwiteka. Akura gutyo. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri mu bintu byo gukura bifata igihe kandi no kwitarura abantu. Ukajya hitaruye, niko Kristo yabigenjeje iyo myaka 18 yose, kuva ku 12 kugera kuri 30 yarigaga. Yaragiye ajya mu Buhinde ariga, za Tibet, za Persia. Ariyo mpamvu aho yagiye anyura hose ubona bafite iriya mico bashaka kwigira ngo n'amadini akomeye nka za Tibet cyangwa mu Buhinde n'Abarabu. Niyo mpamvu njya nibaza nti kuki Abarabu basenga bambaza cyane, kuki bagikurikiza amategeko ya kera, ibyo kutarya ingurube, ibintu byo gusenga cyane, imigenzo y'ubwoko bw'Imana ya kera, kuki bakikurikiza? Byavuye noneho twebwe abirabura, abazungu bakoreye iyoza bwonko, tukaba ahubwo turi mu migenzo n'imico yabo ya gipagani. Ngaho kwizihiza za Noheli, ngaho kwizihiza za Pasika, ngaho kwizihiza iminsi mikuru yabo myinshi ya gipagani bazanyemo, niyo yafashe abirabura. Noneho ibyiza byose biragenda bitakara mu Bashinwa, muri za Tibet, mu Bahinde, mu Basilamu. Kubera iki? Jya wibaza. Inyurabwenge Kristo yagize yayivanye he? Yayigishijwe nande? Hari ushobora kuvuga ati ntibishoboka. Ibuka ko yaje nk'umuntu mu buzima bwa muntu, yaravutse arakura abaho, yarize. Abantu bose anyuraga byagenze gute? Reka turebe rero. Kristo yigishije iki? Kwitandukanya n'iby'isi, kutagira urugomo, gukunda abanzi bacu, noneho no kwihindura muri twe, kuko ubwami bw'Uwiteka buri muri twe. Matayo 5:8 Kristo arakubwira ngo hahirwa ukeye ku mutima. Kandi muri Matayo 5:9 akongera akubwira ngo komera uzibukire ikibi, ntutsindwe n'ikibi. Ibi rero bitubwira ko muri Isiraheli izi nyigisho ntabwo zabonekaga. None yazigiye, yazivanye he? Yabivanye muri ayo mashyanga yagiga, ari izo ngizo za Buhinde, za Tibet, muri Persia, niho yabyigiye. Abantu benshi rero bavuga ko Kristo atari we wabihimbye, wazanye ibi bintu byo gukunda abanzi, kwanga ikibi, kwitandukanya n'iby'isi no kumenya ubwami bw'Uwiteka. Kuko inyandiko za kera zivuga ko ibi byahozeho, Kristo nawe yabyize ahubwo. None ahubwo arabimastaringa, abigira koko umwihariko.
Kristo rero yari azi ko Imana ari ngari kurenza Isiraheli gusa. Abantu rero bumva ko iyo bavuze Kristo bahita bumva Isiraheli yonyine. No, Kristo we yari azi ko Imana irenga, ikarenga n'imbibi ikarenga. Niyo mpamvu muri Yohana 10:16 Kristo arakubwira ngo mfite n'undi mukumbi, ntago ari uyu wenyine. Ibi rero bitubwira ko Kristo amaze kubona iyo nyurabwenge yayigize no ku bwoko bwe, arababwira ati no, ntago ari mwe mwenyine, hari n'abandi nabo bankeneye. Ariyo mpamvu yagiye araniga noneho kugira ngo nyuma bizagira umumaro, ntihazagire uzavuga ngo noneho ntiyamenye Uwiteka. Wibuke ko Kristo yaranavuze ati imperuka ntabwo izaza amahanga yose ataramenya ijambo nyaryo ry'umwimerere. Akabyo turimo nibyo turimo, kuko nk'ibi ntabwo wabyumva mu nsengero izo zose. Kristo rero yanze urugomo nk'uko tubisanga muri Matayo 26:52. Uwicisha inkota nawe azayicishwa. Ibi bintu ntago yabivanye muri Isiraheli gusa. Wibuka ko Abaroma aribo bicishaga inkota, nibo yacyuraga, nibo yabwiraga. So ni ukuvuga ngo niba Kristo ibintu byose yaragendaga akayona aho hantu hose yagendaga cyangwa ibyo yamenyaga. Wibuka ko kera nta internet zariho, bagendaga n'amaguru cyangwa se n'amafarashi, bakagenda urumva n'urugendo rwafataga igihe kirekire. Ni ukuvuga gukiza indwara kwa Kristo ntago byagomberwa uruhushya rw'insengero cyangwa ababishop cyangwa abamusenyeri cyangwa se n'indi mihango yose yahozeho. Kristo yarakubwiye ngo muri Mariko 5:34 kubera kwizera kwawe urakize. Uko gukiza rero bitewe n'ukwizera n'ububasha Kristo yari afite, byose yabyigiye muri ayo mashyanga yajyagamo, ntago yabivanye Yudeya. Bivuze ngo yaragendaga, yarize, yagiye aho hose. Uko twabona rero mu kwanzura no kwereka iyo myaka 18 yose Kristo yari he. Nta mateka ye y'ubwana bwe tumenya. Avutse twongera kumwe bafite imyaka 18, 12 no hagashira y'imyaka 18 yarabuze kugeza ku myaka 30. Avutse akongera kumvikana 12, akabura imyaka 18, akongera kugaruka imyaka 30. Nta mateka y'ubwana bwe, nta hantu yigisha cyangwa yiga ngo twumve yagiye kwiga hanana batubwira muri za Bibiliya cyangwa ibyanditse. Wibuke ko impamvu nuko babivanyemo byose babihuzamo, nta cyabona. Ni gute Kristo yabayeho imyaka yose 18 agenda ku isi uko yari akomeye na n'ubu akomeye, nta mateka y'icyo gihe? Hari igihe ubyumva ukumva birahebuje, kuko nk'umuntu wafashe icyemezo cyo kubihuzamo, umuntu yanga abantu koko. Mu gusoza rero ushaka kuvuga uti Kristo ntakashobora kuba yagiye mu Buhinde, ahubwo dore ikibazo wakwibaza: kuki ibi bintu abantu bose batabyibaza aho Kristo yari ari ya myaka 18? Tuvuga ko mu Buhinde, kandi ubona ko mu Buhinde nibo bashaka kwishyiraho no kwigana kwa gukiza kwa Kristo. Iriya migenzo yose bafite mu Buhinde, ubwo bavanzemo ibipagani byabo bya Buddha, bafashe izo nyigisho za Kristo yasize, noneho bashaka kuzigira izabo, bongeramo bya Buddha. Niho ruzingiye. None rero kwizera kwawe gukomejwe n'iyi nkuru ikwereka ko byanze bikunze Kristo yagiye hose kandi agenda yifuriza abantu ko bose bamenya ijambo ry'Uwiteka. Kristo ntabwo yaje kubaka idini. Ibaze kuba abantu bose ari mu madini, abenshi bari mu madini nubwo abantu batabibona, ahubwo yaje gukorera abantu ububyutse, nicyo cyamuzanye. Urumva rero ko ya myaka 18 baduhisha batatubwira aho Kristo yari ari. Wabyibaza nimba yari afite imyaka 33, ni ukuvuga ngo sinzi ko navuga ngo tuzi n'imyaka 15 yabayeho, ibyo yakozemo 18 batatubwira. Urumva ko harimo ibintu bihambaye byakozwe tutazi, byagizwe ubwiru bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nimba yaravutse akabaho, ni ukuvuga na ya myaka kuva kuri 1 cyangwa kuri 0 kugeza kuri 12 bongera kutubwira ngo yaje mu rusengero mu ihekaru, ntago tuzi ubwo buzima yabagamo, yakoraga ibiki.
byagenze gute umuntu wari ufite ubumana muri we ariko yagomba kubyutsa iyo myaka y'ubwana, byagenze gute abamubonaga, byagenze gute yakoraga ibiki. Urumva ko iyo umwana avutse ku ishuri baba bazi bati mu wa kabiri yitwaraga gute, mu wa kane, mu wa gatanu, ageze muri segonderi bigenda gutya na gutya. Ayo makuru ya Kristo yose y'ubwana ntayo dufite. Noneho aranongera arabura, nuvuga ahubwo dufite avuka twongera kugera ku 12, akongera ku myaka 18 yose ibintu noneho bihambaye. Urumva umaze gukura, umaze kurenza imyaka 12, wakuze 15 kugeza ku myaka 30. Tekereza ubwo buzima bwose Kristo yarihe. Andikamo tubwire icyo utekereza, wumva nawe unyotewe kumenya, umbwira uti ndashaka kumenya iki. Ibyo bintu noneho twese tubishyire hamwe turebe icyo unyotewe kumenya, kugira ngo urebe aho Kristo yarari iyo myaka 18 yose. Ariko urumva ko amateka kera tubwira ko yagiye mu Buhinde, ageze Tibet, ajya muri za Persia, arazenguruka hose. Yahakoraga iki, byagenze gute, inyigisho ze zirihe, abantu baho bakera bamufataga gute. Uyu munsi noneho tugomba kwifata gute kugira ngo tumenye ukuri kubohora imbohe. Mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.